Cyambere navuga nabanza gushima nashimira ubuyobozi bw'igihugu bwabuye ko natwe abafite ubumuga dukeneye kubaho. Bakoze uko bashoboye bashyiraho inzego zose bafite ubumuga, bashyiraho baduha amategeko arengera abafite ubumuga. Icyo ndagishimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Kunzi ba Nabof TV, uyu munsi tugiye kuganira n'umuhanzi mu kiganiro twita impano yanjye nayigize umwuga. Ni ikiganiro mumaze kumenyera muri benshi. Uyu munsi turaganira n'umuhanzi, ni umuhanzi uririmba indirimbo zisanzwe, akaririmba n'iza gospel. Araza kutubwira byinshi ku buzima bwe, araza kutubwira byinshi ku rugendo rwe rwa muzika. Ni mukanya tugiye kwakira umuhanzi twari turi kuvuga mukanya, aratangira twibwira. Nitwa Tuyisenge Ananias, nandi umuririmbyi urimba injyana za gospel n'indirimbo zisanzwe zikora ubuvugizi abaturage. Uko dusanzwe tubizi abahanzi cyangwa abaririmbyi iyo bagiye kwivuga barabanza bakatwumvisha ukuntu bimeze bakabona kwivuga. Nawe watwumvisha? Ngiye kuririmba indirimbo ya gospel, indirimbo nkunda cyane, igifasha cyane mu buzima bwa buri munsi. Nabonye umukunzi kandi anyitayeho, azanyobora inzira y'ukuri, sinzayoba mufite. Nabonye umukunzi kandi anyitayeho, azanyobora inzira y'ukuri, sinzayoba mufite. Shimwa Mana, Mana ugira neza, shimwa Yesu warakoze. Shimwa Mana, Mana ugira neza, shimwa Yesu warakoze. Ni indirimbo yawe? Ni indirimbo yanjye. Ubundi ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo 6 za gospel, harimo na video ebyiri. Zose ziri hanze, umuntu azishaka yazibona? Zose ziri hanze, ku YouTube ziriho, kuri Facebook, n'ahantu hose wazisangayo. Umuntu se ashaka kujya kuri YouTube kuyireba yashakira hehe? Ujya kuri YouTube kandikaho Africa by Ananias cyangwa se Jehovah by Ananias, wituzibona. Africa by Ananias ni YouTube channel yawe? Channel yanjye yitwa Ananias Gospel. Ubu ngubu ufite indirimbo 6, hakaba harimo video imwe, yego ebyiri. Ese ni iki kintu cya mbere ubona gisa nkaho kikugora cyane gukora indirimbo, cyane ko wowe ufite n'ubumuga? Ni iki kintu kikugora cyane gukora mu kugira ngo indirimbo yawe igere hanze? Ikintu cya mbere kingora ni support. Nicyo kintu cya mbere kingora. Uravuze ngo support. Iyo uvuze support ushaka kuvuga iki? Bashatse kuvuga ikintu kifasha mu kubona bwa bushobozi bumfasha kugira ngo zandimo zanjye cyangwa ibihangano byanjye bisohoke cyangwa bigaragare mu ruhando nyarwanda. Wigeze ukora igitaramo runaka ahantu? Nagikoze no mu kwezi gushize mu kwa gatandatu tariki 13 nafite igitaramo. Cyagenze neza? Cyagenze neza. Ni ikihe gitaramo wakoze ukaririmbira abantu ukabona ukavuga ati kabisa iki gitaramo nyikoze neza? Ni igitaramo cyabaye 2018. Nicyo gitaramo nakoze
numva ndishimye cyane. cyari kijyanye n'iki na gospel music cyangwa na cyari gospel music, cyari itama cyo kuramya no guhimbaza. byagenze gute nyine wiyumvishije gute? Cyashimishije abantu baritabiriye cyane, uburyo cyagiteguyemo, uburyo abantu bakitabiriye byashimishije umutima wanjye cyane. cyari igitaramo cyawe se cyangwa ni abantu bagutumiye baravuga ati okay, hari umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, reka tumutumire aze mu giterane cyacu? cyari cyanjye, nigere wagiteguye, ntabwo ari icy'abandi. gutegura igitaramo tuzi ko ari ibintu biba bitoroshye. byagenze gute kugira ngo igitaramo cyane amikoro yakuye he, support wayikuye he, cyane ko watubwiye ko kugeza ubu ngubu support ari ikintu kikubereye imbogamizi? ikintu cya mbere nakoreye mu kwizera, nicyo kintu nagendeyemo, kuko ntabwo byari byoroshye, ariko nagiye kubona mbona Imana irabikoze, abantu baritabira, n'ituro ryagizemo uruhare kugira ngo igitaramo kibe. urumva ntabwo sinari njyenyine. Wow. Ese hari umuhanzi ujya ubona yaba aririmba gospel, yaba aririmba indirimbo zihimbaza Imana cyangwa indirimbo zisanzwe za sekira, ukumva umugize akubereye icyitegererezo? Barahari bajya mbere icyitegererezo. Muri sekira nkundamo abahanzi babiri, harimo Knowless, akaba harimo na King James. Hanyuma muri gospel naho barimo benshi bafasha, ariko umuhanzi wa mbere ufashe muri gospel Aline Karasira. Aline Karasira cyangwa Clarissa Karasira? Clarissa Karasira ntabwo aririmba indirimbo za gospel. Ubwo nabyitanyije, ariko nawe ni umwe mu bantu bafasha cyane. Aririmba izijyanye n'umuco. Yes, hanyuma twe tugaruke kuri gospel. Niwe muntu wumva ufata icyitegererezo mu baririmbyi ba gospel? Muri gospel uravuga mu Rwanda cyangwa mu Rwanda? Ni Israel Mbonyi. Hari umuhanzi wo mu Rwanda uba wumva ugize amahirwe yo gukorana indirimbo nawe mwakorana? Ninde? Banumva twakorana na Knowless cyangwa King James. Banumva twakorana indirimbo. Ubwo se ukoranye na Knowless indirimbo, mwakorana indirimbo imeze gute? Byasaba ubwumvikana gacange nawe, kuko ntabwo bari indirimbo za rap kandi indirimbo zivugira abaturage. Ubwo byasaba hagati yacamo communication kugira ngo tubashe kumenya icyerekezo. Wivuga ngo byasaba, tubwire wowe urumva iyo ndirimbo yaba imeze gute? Twari indirimbo ivugira abaturage, ariko nkunda injyana ya reggae cyane, twashyira mu njyana ya reggae. Knowless mugafatanya mukaririmba reggae. Hanyuma King James, we mwaririmbana indirimbo imeze gute? Wumva yaba imeze gute, kuko nawe aririmba urukundo? Sinzi uko babivuga, ariko nawe numva twaririmbana indirimbo ari yose twayikora, yaba iy'urukundo yaba indirimbo ivugira abaturage, gukora ubuvugizi ku baturage. Kubeshya isi utaririmba indirimbo y'urukundo ntarwo ugira? Urukundo ndarugira, ariko ikindimo cyane gukora ubuvugizi abaturage. Mu gukorera ubuvugizi abaturage, mu ndirimbo zawe niyihe ndirimbo wakoze ukumva ukavuga ati iyi ndirimbo nyikoze neza, nayihaye umwanya wanjye? Harimo Jehova, niyo namaze kuririmba, akabamo niyo yitwa Africa. Waturirimbira ku yitwa Africa?
nagerageza ariko ntabwo twafatanyije ntabwo bahari ariko nagerageza. ntacyo turirimbire Jehova yitwa Jehova. ni akarimi ko kuramya ariko kajya kamfasha cyane. Jehova we holy holy my Lord. Jehova we holy holy my Lord. Holy Jehovah we holy holy my Lord. Numvise iri mu Cyongereza. Ishatse kuvuga iki? Iravuga Jehova urera mwami wanjye cyangwa se Imana yanjye. Wavuze ko ari indirimbo ishobora kuba yaragufasha umwanya munini, wayikora ukumva irakunyuze cyane, ukumva urayishimiye. Inspiration yo kuyikora wayikuye hehe? nta kirenze kirimo, gusa njya kuyikora numvaga muri nge indimo cyane, kandi ari indirimbo inyubaka, ari indirimbo nkunda cyane kurenza izindi nari mfite. Zose simbi ni indirimbo nziza ariko yo iranyubaka cyane mu buzima bwa buri munsi. Irakubaka. Noneho mu ndirimbo zisanzwe ufite indirimbo zingahe zisanzwe? Indirimbo zisanzwe zasekera, indirimbo ufite zaseka ni nyinshi ariko ntabwo zatangira kujya ku mugaragaro. Turacyarimo kwitegura kujya mu studio, kubera ko cya kibazo navuze cya support urebye ntaho bagira, ariko zimwe ziri mu gukorwa, imeze ari imbere zatangiye gusohoka. Hari iziri muri studio ubu ngubu? Izi muri studio ni za team nkoramo cyangwa se itsinda afite, nizo ziri mu gukorwa zigiye gusohoka vuba cyane. Ufite itsinda uririmbamo ukaniririmbira ku giti cyawe? Mfite itsinda ryitwa Shiny Boys and Girl. None se ubihuza gute ku buryo uvuga ngo uyu mwanya ndawuharira iri tsinda cyangwa indirimbo, reka iri tsinda iririmbe iyindi nyiririmbane ku giti cyanjye? Ndabikora kandi byose nkabikora neza. Fati igice kimwe nyiharira itsinda, ikindi gice nkakiharira. Kuki se mutakoze nka groupe ugatokereka dukore? Ni groupe ariko mu masezerano twagiranye buri wese yemeye gukora indirimbo ku giti. Ni ukuvuga ngo niyo ku rusengero umukorera musengeraho, hanyuma nyuma yaho buri wese akashobora kuba yakora ibintu indirimbo ku giti cye? Ntabwo twese ntabwo dukora ku rusengero, dukora ahantu hatandukanye. Ubu utazatuzanira iryo tsinda naryo tuganire? Nzabazana iryo tsinda naryo tuganire. Ndabyishimiye cyane. Hanyuma tujye kugera mu kiganiro cyangwa mu gice cya challenge. Ni ukukubaza ibibazo ariko bikagusaba kubanza ugatekereza cyane ukabona gusubiza. Urumva witeguye? Uriteguye tugende? Witeguye? Ikibazo cya mbere, iyo urebye inyamaswa zose, iyo ziba zivuga, inyamaswa iyo ziba zivuga, niyo nyamaswa ubona yari kuba yirya mu mivugire, nyine yirya? Ikibazo kirakomeye ariko ngiye kugerageza. Ngiye kugerageza. Inyamaswa ya mbere yari kuba yirya, inyamaswa mbere kuba yirya ni
yisa ko ifite imbaraga, ifite ubushobozi. oya iyo uza kuba inyamaswa zivuga niyo yari kuba yirya mu mivugire. Ni intare. Intare yari kuba yirya. Ya. Ubona intare iyo bivuga yari kwirya cyane. Ikindi kibazo cya kabiri, iyo uza kuba ufite ubushobozi bwo gushyiraho amategeko abantu bose bakayakurikiza, n'iriya tegeko ari gushyiraho? Gisubiremo numve neza. Iyo uza kuba ufite ubushobozi cyangwa ububasha bwo gushyiraho amategeko, n'iriya tegeko ari gushyiraho abantu bose bakarikurikiza? Itegeko ryo gushyiraho rya mbere ni itegeko rivuga ngo twese tube tungane. Tungane, ntagirwe uba hejuru ngo ndabe hasi, twese tukabaho tungana. Kungana ushatse kuvuga ni ukugira imitungo ingana, ni ukureshya, byari kuba bimeze gute? Icyo ushatse kuvuga ni ukureshya. Ni ukureshya, nawe usumba undi, twese mwese tureshya imbere y'amategeko. Imbere y'amategeko. Ikibazo cya gatatu gishobora kuba ari nacyo cya nyuma. Uzi amateka y'isi? Nagerageza. Uranyekera giti mu ntambara zabaye nyine ku isi, sibyo? Niye wari kwifuza kurwanamo? Mu ntambara zabaye ku isi hari intambara nyinshi zikomeye. Hari ya Hitler, hari Amerika na Vietnam, Amerika na cya gihugu cy'Abarabu, Iraq. So iyo mba ngewe nari kwifuza kurwana mu ntambara ya Hitler. Kuri isi impamvu nari kurwana mu ntambara ya Hitler, hari ibintu nka bibiri byari gutuma ngwana muri iyo ntambara. Cya mbere ni uko harimo abantu benshi bapfaga b'inzirakarengane. Icya kabiri kwari kurwanira abo bantu kugira ngo bose muranire uburenganzira, twese tungane. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ugiye kutubwira nk'umuhanzi aje cyangwa umwana akaza akakubwira ngewe ndumva nshaka kujya gukora umuziki, ni iyihe nama wamugira? Inama ya mbere namugira ni ukugira intego. Noneho ugakunda cya kintu ugiye gukora, ukagikorana umutima ukunze kandi ukagira ishyaka muri icyo kintu ugiye gukora. Ashobora guhura n'imuca intege, ashobora guhura n'ibintu byamusubiza inyuma, ariko iyo ufite intego, iyo ufite icyerekezo cyaho ujya, ibyo ntabwo byitaho. Inama namugira ni ukugira intego, akirengagiza ibibazo byose umuntu yahura nabyo, none wowe agakomeza imbere. Tugana ku musozo, ugiye kuturirimbira indirimbo, ariko ntabwo iraba ari guhimbaza Imana cyangwa kuramya, ahubwo araba ari indirimbo nyine itanga ubutumwa ku rubyiruko, ku bantu muri rusange. Wambwiye ko zifite ariko sinzibahita nzirimba none ako ntizirasohoka. Oya ntabwo wari bumenye ngo niye yasohotse cyangwa itarasohoka, wora tubwira ko ntiwigeze tubwira indirimbo ukuntu zitwa, ntabyo wari bumenye. Gusa bigiye kungura ariko ngiye kugerageza. Hari izindi z'abandi bantu baba baririmbira ibijyanye n'ubutumwa utanga, waba uzi? Indirimbo z'abandi bahanzi zitanga ubutumwa n'ubwo ufite, zishobora kuba zari ko nazibuka yakubyo nayiririmba. So zirahari nk'indirimbo za Lucky Dube, zirahari. Rero ubwo utazibuka uraturirimbira izo wibuka. Muzange ngiye kugerageza.
ngiye kuririmba akarimbo kavuga ku bafite ubumuga. Karavuna ni indirimbo ni ya groupe ni muri groupe ariko ngiye kuririmba nta kibazo. Navuga ngo ubwenge bwacu bugomba gukora. Ubwenge bwacu ugomba gukora, amaboko yacu afite umumaro, uko ndi kose ntawadusuzugura, uko ndi kose ntawadusuzugura, uko ndi kose ntawadusuzugura. Ubwenge bwacu ugomba gukora, amaboko yacu afite umumaro, ntawadusuzugura natwe turashoboye, ntawadusuzugura natwe turashoboye. Nibyo koko murashoboye namwe. Usoreje ku ndirimbo nziza. Tukiri aho ngaho, kuba nta muntu ushobora kubasuzugura kubera ko mufite ubumuga, kubera ko abona ko hari ikintu mubura we afite, gira ubutumwa uha abanyarwanda n'abakurikirana na Bof TV. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere navuga, nabanza gushima, nashimira ubuyobozi bw'igihugu bwabuye ko natwe abafite ubumuga dukeneye kubaho. Bakoze uko bashoboye, bashyiraho inzego zose bafite ubumuga, bashyiraho baduha amategeko arengera abafite ubumuga. Icyo ndagishimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Ubutumwa naho abaturage cyangwa se abadukurikiye muri kano kanya, nuko buri muntu wese yajya abona, yaba ufite ubumuga bwo kutagenda, udafite amaso yo kubona, utavuga, nabasaba gutangira gufata neza abo bantu, kuko nubwo badashoboye, nubwo bafatwa n'abadashoboye, ariko mu by'ukuri turashoboye. Nabasaba kubafata neza, kubaha agaciro, kuko nabo ni abantu n'abandi. Wavuze ku buyobozi bw'igihugu cyacu, uvuga ku bantu muri rusange, ariko ntabwo wigeze uvuga abantu bafite umuziki mu nshingano. Bo ni ubuhe butumwa wabaha? Abantu bafite umuziki mu nshingano nk'abahanzi bashyirwa no kugira ngo bazamuke, ubutumwa nabaha, nabasaba kugira intego. Iyo umuntu afite intego, iyo umuntu afite icyerekezo cy'aho ajya, ndabizi mu muziki abamo byinshi bicumura intege, kumva abantu bivamo kabireka, ariko igisubizo si ukubireka, ahubwo igisubizo ni ukureba iyo ujya, ntusubire inyuma. Hanyuma ku bajyanye n'abafite guteza imbere ibihangano nyarwanda, guteza imbere umuziki nyarwanda, guteza imbere abahanzi muri rusange, we n'iki n'ubuhe butumwa wabagenera? Ikintu cya mbere ndabanza gushima itangazamakuru ryo mu gihugu cyacu, ridufasha buri munsi rikatuzamura. Ndabashimira cyane. Icyo nabasaba ni ukudacika intege, bakomeza bakadufasha, bakatuzamura, kuko nibo batuzamura, nibo aho twagera hose nibo babijyamo uruhare. Bagira uruhare rukomeye cyane mu kuzamuka kwacu. Ni mpamvu nabasaba kugira ngo bakomeze batuzamura, bakomeze kudufasha. Mwabyumvishe rero ko n'abahanzi bafite ubumuga, uretse n'abahanzi, n'abantu bafite ubumuga butandukanye, ari ubwo kutabona, ari ubwo kutumva, ari ubumuga busaba wenda kuguma ahantu hamwe, nabo bashoboye, kandi basabye ko mutazajyamo basuzugura, kuko nabo hari ikintu bakora, ubwenge bwabo babukora, amaboko yabo bakora, abandi amaguru yabo arakora. Ni ukuvuga ngo nta mpamvu yo gusuzugura umuntu, ahubwo twakagombye kuba tubafasha, tukabegera, tukabahumuriza.
twari kumwe na Ananias mu kiganiro twagiranye kirekire kandi cyari cyiza. Ubutaha tuzaba turi kumwe n'abandi bahanzi batandukanye. Yari na Bof TV, ngende Karine Uwizeye. Ciao. Kore subscribe, mu liking, commentaire, ibitekerezo byanyu biratwubaka kandi biduha imbaraga zo gukora. Naho ubutaha.